kandi igihugu nzakigira amatongo kuko bacumuye, niko Uwiteka avuga. Imana nidusure. Abantu bagiye gupfa bazize kutumvira, abantu bagiye gupfa bagiye kuzira kutumvira, niko Imana yambwiye. Abantu bagiye gupfa bazize kutumvira. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane, n'uwasengaga gatanu asenge gatandatu, cyangwa uwasengaga karindwi asenga umunani. Mbese tugende uko usenga ariko ugenda wiyongeza. Ndabaramukije mu izina rya Yesu abakunzi bacu bamaze iminsi badukurikira, batuye mu Rwanda, batuye mu bihugu bitandukanye impande enye z'isi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero nje kuri kamera, ntabwo naherukaga kuza kuri kamera, ariko Imana yampaye ubutumwa cyangwa se message yihuse kugira ngo nyigeze ku bantu, kugira ngo tumenye ikintu Imana idushakaho, kugira ngo dufatanye gusenga. Rero ngiye gusoma, reka manze senga Imana, reka manze senga Imana. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ijambo ryawe wambwiye ngiye kuribwira abantu waremye, urinyanyagize mu mitima y'abantu bawe, kandi umwuka wera arishorere, arishyire mu mitima y'abantu batuye isi, kandi bumve icyo ushaka kubabwira. Urakoze kuko uri Imana ibikoze, byose bisabye nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ngiye kubasomera ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli ibice 15 umurongo wa mbere. Ntabwo nigwa nsobanura, iyo ari itangazo Imana ishaka guha abantu nta urisobanura, ahubwo avuga icyo Imana yamutegetse. Rero ngiye gusoma mu izina rya Yesu. Titire yaho iranditse ngo i Yerusalemu hagereranwa n'umuzabibu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha iki ibindi biti byo mu kibira? Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe? Cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikamo ikintu? Kuri 4, dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo naho harashya. Mbese cyagira icyo kimara? Dore kikiriho ntacyo cyamaze, nkanswe ubu umuriro umaze kugitwika kigashya. Hari icyo cyamara? Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, uko umuzabibu umeze mu biti byo mu kibira, uwo natanzeho inkwi, niko nzatanga abaturage b'i Yerusalemu, kandi nzabarindisha igitsuri. Nibasohoka bavuye mu muriro bazagwa mu wundi, kandi namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka, ubwo nzabarindisha igitsuri, kandi igihugu nzakigira amatongo kuko bacumuye, niko Umwami Uwiteka avuga. Reka dusubiremo nk'uko Imana yabintegetse. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha iki ibindi biti byo mu kibira? Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe? Cyangwa se umuntu yakivanamo agati ko kumanikaho ikintu? Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo
birashirira, kandi hagati yacyo naho harashya. Mbese cyagira icyo kimara? Dore kikiriho ntacyo cyamaze. Nkanswe ubu umuriro umaze kugitwika kigashya, hari icyo kimara? Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, uko umuzabibu umeze mu biti byo mu kibira, uwo natanzeho inkwi, niko nzatanga abaturage b'i Yerusalemu, kandi nzabarindisha igitsure. Nibasohoka bavuye mu muriro bazagwa mu wundi, kandi namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka, ubwo nzabarindisha igitsure. Kandi igihugu nzakigira amatongo kuko bacumuye, niko Uwiteka avuga. Reka nsubiremo. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha iki ibindi biti byo mu kibira? Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe, cyangwa se umuntu yakivanamo agati ko kumanikaho ikintu? Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo naho harashya. Mbese cyagira icyo kimara? Dore kikiriho ntacyo cyamaze. Nkanswe ubu umuriro umaze kugitwika kigashya, hari icyo kimara? Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, uko umuzabibu umeze mu biti byo mu kibira, uwo natanzeho inkwi, niko nzatanga abaturage b'i Yerusalemu, kandi nzabarindisha igitsure. Nibasohoka bavuye mu muriro bazagwa mu wundi, kandi namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka, ubwo nzabarindisha igitsure. 8. Kandi igihugu nzakigira amatongo kuko bacumuye, niko Uwiteka avuga. Imana nidusure. Ndimo gusenga, cyangwa se nari maze iminsi ndimo gusenga, ariko mu bicuku bya nijoro Imana yansanze irambwira ngo ntangira rino tangazo urigeze ku bantu batuye isi, ubabwire kandi ntubasobanurire. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu bagiye gupfa bazize kutumvira, abantu bagiye gupfa bagiye kuzira kutumvira, niko Imana yambwiye. Abantu bagiye gupfa bazize kutumvira. Ririya jambo riri muri Matayo 25 umurongo wa 13, hambwiye ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Imana irambwira ngo burira abantu batuye isi, abantu naremye, abantu bose naremye batuye isi. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, uwasengaga gatatu asenge kane, n'uwasengaga gatanu asenge gatandatu, cyangwa uwasengaga karindwi asenga 8. Mbese tugende uko usenga ari kugenda wiyongeza. Ijambo ry'Imana rinzaho rirambwira ngo bwira abantu ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Imana irambwira ngo nimbabwire, ngo mbabwire mbakangure, mbabwire ngo abantu bagiye gupfa bazize kutumvira. Imana irambwira ngo mbibasubiriremo, abantu bagiye gupfa bazize kutumvira, abantu bagiye gupfa bazize kutumvira. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iri ni rya jambo wansanze mu bicuku bya nijoro, ukambwira ngo mbwira abantu bawe batuye isi. Urambwira ngo nta busobanura
itangazo cyangwa se meshaje uyitanga uko wayihawe. Mwami Yesu, aba bantu mbabwiye ibyo wambwiye, ijambo ryawe urinyanyagize mu mitima y'abantu batuye isi, kandi umwuka wera arusheho kubasura, arusheho kubasobanurira, kugira ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri, kandi umwuka w'Imana abashe kubigisha no kubasobanurira. Urakoze kuko uri Imana y'amahoro. Turasenze tukwinginga kugira ngo utubere Imana kandi utubere byose, utubere maso, udushoboze gusiganirwa uri kuko ari ufite ibihembo byo kurushanwa. Urakoze kuko uri Imana y'amahoro. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Nta kindi ndenzaho, ngiye kurenzaho nabanza ahura n'akaga, nuko Imana yambwiye. Umwuka w'Imana arabasobanurira. Imana nibaha umugisha muri iki gitondo cy'uyu munsi.